Reka mbifurize ikaze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga. Ni Clever Bemba nkuko mubyumva. Ndahamya nashidikanya yuko icyumweru tumaze dutangiye umwaka 2026 ko hari icyo tumaze kugeraho, kandi nizera ko icyitwa intsinzi gikomeje kugera ku bana b'Intare, gikomeje kujyana kugera ku bashaka revolution ndetse n'abandi bose bakunda Intare n'amadubu. Ndaje rero mbazaniye amakuru, n'amakuru agiye atandukanye. Haje kuboneka undi mu general witwa General Kafashi hariya muri Walungu, waje guhangana n'Intare za Sarambwe, nubwo Intare za Sarambwe zabashije kumuhondagura. Ibyo turaza tubirebere hamwe, turaza kurebera hamwe ibijyanye n'imirwano n'ubundi ikomeje kuba muri Bashari Mokoto ndetse na infiltration za Wazalendo muri lokalite Kahira. Abantu bigahira rero kamasuhuze cyane. Reka nzuhuze umugabo witwa Camukube aho aherereye. Ise yari mutumishi hariya Itambi, ndahamya ko yakoranye na sogokuru nta muhanga, we wari mwarimu, ariko Camukube ndamusuhuje aho aherereye hose. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba Jacques Rwamahungu n'abandi bakomoka Itambi ya Gahira, abakomoka Ikibugu, abatokomoka Ibusumba, abanyabibwe, abakomoka Inyamitabo. Muzengamije urahura komeye. Hari umusaza witwa Kamuzungu, kera ndamwibuka acuruzaga ingurube, uraho se Kamuzungu, n'abandi bose ndabasuhuje aho baherereye. Uwitwa Sadro hariya akomoka hariya za ni hariya za Nganga, hariya ku ruganda rwa hariya twakundaga twagira tukango Nyirabaraza bikikiriza bya indi bya Nyiramibande. Reka bose mbifurize gukomeza kugubwa neza. Turaza turebere hamwe ubwato bwongeye kurohama bwari butwaye abasirikari ba FARDC, mbibonye ku kinyamakuru ndetse abaturage bamwe banabyandika. Byo zose turaza tubirebere hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Uwiteka Imana rero akomeze abane namwe. Ngaho rero reka tugende nano makuru uko bimeze. Yatangirira he ano makuru? Reka nyatangirire ahangaha kuri buno bwato, ubundi ndaza gukomeza tugende kuri iriya imirwano n'ubundi iri kubera hariya. Hano babyanditse ngo depuis juzi, donc kuva ejo bundi tuko na pata information ngo twamaze kubona amakuru gisi bato yenye ilikuwa na beba les éléments ya FARDC ku mission de travail ilizamaka na batu ya Tronjo bari kwama kwa ile bato. Ngo kuva ejo bundi twabonye amakuru avuga ko ubwato bwari butwaye abasirikari ba FARDC benshi bari bagiye muri mission y'akazi ni muri Tanganyika, bari bavuye Kalemi baje muri mission de travail, bose barohamye. Arabyumva? Batu ya Tronjo bari kwaka mwayire bato, ngo abantu benshi nibo bari muri ubwo bwato. Malheureusement ngo mwayire bato muri kwa amo bakomando, ngo muri ubwo bwato harimo abakomando ba FARDC, harimo n'umwana w'iwacu witwa Joye Mugonyozi, bamwita Joye Mugonyozi, ni natife wa Katana, akomoka hariya muri Katana, bamwita Joye Mugonyozi, akomoka hariya muri Katana ni kote ya Kibimbi, akomoka aho iruhande ya Kibimbi. Abatu barisha kuwa panike, imitima yatobotse, imitima yacitse, bivuga ko nawe yabashije kugwa muri iyo mpanuka y'ubwato bwaguyemo abakomando benshi ba FARDC, ndetse na Joye Mugonyozi akaba yayiguyemo n'umwana wa hariya ukomoka hariya muri Katana iruhande ya Kibimbi. Kugeza amagingo angaya ntabwo leta ya Kinshasa iratangaza umubare wabaguye muri buriya bwato. Babyumva? Leta ya Kinshasa ntabwo iratangaza umubare nyakuri wabashije kugwa muri buriya bwato, ndetse nta nubwo bari basora n'itangazo bavuge bati buriya bwato bwaguyemo abangana gutya na gutya. Uri kumva ko leta ya Kinshasa ikomeje kubigira
ibanga, ariko abaturage b'abasivile bakavuga ati twebwe ntacyo duhisha, twebwe n'abantu bacu bamaze kugwa muri iriya mpanuka, muri biriya bwato. Ati leta ya Kinshasa, hano bagakomeza bavuga ati leta ya Kinshasa imaze iminsi ubwato burohamira hariya, ntihagire icyo batangaza, tukaza kubimenya. Hari ubwato bwagwe hariya muri Rusizi, bwari buri kwambuka buza kubikwa n'imvubu, ariko bayirasa ko n'abaribwa iyo bayirasa, ariko se barayirasa ute kandi bari bameze nkaho bari kwiba, mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 bari kumva iryo sasu rivuze ngo bari kurasa imvubu, kandi imvubu ntabwo bagomaga kwirasisha isasu rimwe, bagahita batabara, kuko aho bari bashaka kwinjirira bari bashaka kugira ngo binjire, ariko ntibigaragare yuko binjiye, kuko intare za Sarambwe babonaga yuko ziri standby, ziri tayari ko intare za Sarambwe rwose zishobora guhita zibinjirana, kuko hari uvuye Kamanyura kuzakomeza iyo plaine de Rusizi yose, uburyo hacungirwa umutekano. Intare za Sarambwe rwose zibikora kinyamwuga. Andi makuru bakavuga ko bashobora no kuba bashyiramo na drone zabo zino bafatiye no mujyi wa Goma, ku buryo zigenda zicungariya kuri Rusizi, ku buryo hagize umurundi wibeshya ngo arambutse, intare za Sarambwe zihita zimubona. Uri kumva yuko bo bagerageza kubikora, bagashyira muri Tanganyika, bakabashyiramo ubwato bugomba kwambuka, ariko intare za Sarambwe zibibona. Muri kwa kubibona rero inaho bababwira bati twababonye mushaka mwakwitonda. Nabo rero icyo nababwira ni ukujya bitonda mu gihe bazi ko intare za Sarambwe. Ariko noneho ikintu cyabaje nuko imuri no minsi hashize iminsi itari mike ubwato bukomeza kurohama bakabihisha, ariko abaturage bagakomeza kuvuga ati twebwe turi kuhaburira abana, turi kuhaburira abantu, dukora iki, tubigenza ute? Ko ni ikibazo navuga gikomeye kuri ririya huriro rya FRDC, badashaka kugira ngo bagaragaze n'umubare w'abamaze kugwa mu mpanuka za buriya bwato bwaguye muri lake Tanganyika. Reka dukomeze twihanganishe abagize ibibazo, ababuriyemo abana babo, rwose ngenda bihanganisha, kuko bari abana babo n'abana bazafatanya na Alliance Fleuve Congo na 23 kubaka igihugu, bazafatanya kubaka icyama kizima, bakava muri biriya byama byabo bya za Wazalendo n'intera hamwe na bari bose bafatanyije nabo, bakaza ubundi igihugu kikubakwa mu buryo bwuzuje ibyangombwa. Ngo matinda ahangaha reka nsimbuke nigire ku mirwano n'ubundi iri kubera hariya muri teritware ya Walungu. Ano makuru, imirwano ikomeye yahuje Alliance Fleuve Congo na Wazalendo bayobowe na General autoproclamé witwa Kafachi. Ngo ni General autoproclamé witwa Kafachi. Uyu nawe ni umwe mu bigize, yavuze ngo umuautoproclamé ni babandi mu bigize, ni muri groupement ya Ikoma ndetse na groupement Izege ndetse na groupement Ibona, hangaha ni muri Walungu, ndetse bikaza bigakomeza ahantu bita Imwendo. Umugabo uzwi ku mazina ya Kasari yishwe ni bombe ryaguye hejuru y'inzu yiwe, byabaye byo ku itariki 6 n'umunsi w'ejo. Ni bombe yaguye ku nzu ye. Muri iki gitondo rero imirwano naho irimo, kuko intare za Sarambwe ziri kubahiga bufumbere, ziri kubirukansa, ziri kubirukaho. Lelendi ajya none turi kwa kangahe, none turi kwa gatatu, turi kwa kabiri, turi kwa gatatu, none ni tariki zingaira no munsi. Abantu benshi barapfuye hariya. Harimo umugabo witwa Mokiri Kazingufu Inosa wapfuye, wishwe na Wazalendo bari abo kwa General Kafashi, uwitwa Makaza n'abandi bantu babiri, harimo n'umwarimu wigisha kuri Ecole Primaire Bumbarari. Nuko ngo ari biranzira zisiro za Bumbarari, Mwendo na Mukungwe, zose nta baturage bakirimo, kuko niho hari kubera imirwano. Hariya hari deployinze uriya mu General autoproclamé Kafachi. Intare za Sarambwe zimaze kumukura muri Bumbarari, muri Mwendo ndetse na Mukungwe. Abaturage bakaba bamaze kuvamo bari guhungira muri Izege ndetse na Walungu Sande. Urukumva ko ibintu
n'ubundi navuga ko bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa FARDC, ibintu bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa ririya huriro rya Wazalendo, aho intare za Sarambwe rwose zikomeje gukubita ziri gushwanyaguza zigakubita zitababarira hariya, ndetse abarwanyi 11 ku makuru mfite bamaze kwicwa, batari banashyingurwa, bari hariya muri centre ya Mwendo. Muri Mwendo niho babashije kugwa. Umba bari harimo 2 Mwendo, harimo 8 ndetse n'umwe uri muri centre ya Mukungwe muri bare Wazalendo. Uri kumva ko imibare yabo n'ubundi urasanga ko hariya muri Mwendo anariho twavuga ari effectif nini habashije kugwa bariya ba Wazalendo. Uri kumva ko ibintu nago bikomeje korohera Wazalendo bantu bacu, ibintu nago bikomeje korohera rya huriro rya Gisegeti, rya huriro ry'abajura. Ariko none ndahabona itangazo, iri ni itangazo decision, iri tangazo reka manzi narirebaho, itangazo rwose reka manzi narirebaho, kangicarire rwose rebe umenye ngo iri tangazo risohotse ni itangazo rivuga iki. Itangazo rwose risohoye na Alliance Fleuve Congo, ryasinywe na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga Yebeluo, kandi n'abantu se bagiye mu nshingano. Itangazo décision numéro 025 code le conseil de l'Alliance Fleuve Congo, considération de comité de l'atelier de consolidation des actes fondateurs du Conseil des Alliances Fleuve Congo tenu à Bunagana en date du 20 dirigé constitutionnel, article caractère impératif et phase exécutif, article entre vigueur de l'application. Iri ni tangazo biransaba kugira ngo ngitondere menye ngo rishatse kuvuga iki. N'abantu se babashizwe mu nshingano, ndabona ari ntaba, ariko ndaza rwose kurivugaho mu buryo burambuye. Ndagenda ngicarire menye iri tangazo riri gusobanura iki, riri kuvuga iki. Nimara kumenya ibyaro rwose ndaza kubabwira ibyaryo mu buryo burambuye. Katwikomereze rero bantu banjye, bantu dukunda intare official, bantu dukunda intare za Sarambwe, reka rwose twikomereze n'amakuru. Ye baba we. Ahangaha tugiye kwigira muri Bashari Mokoto na Bashari Kayembe, ndabona ariho tugiye gusimbukira n'ubundi. Muri Bashari Mokoto niho navuze ko ngomba kuza nkagaruka. Hakomeje kuba infiltration ya Wazalendo, infiltration ya Wazalendo rwose. Ndi gukomeza nkajya ntabaza no ku intare official, nkajya ntabaza nkabivuga, nkajya ntabaza rwose aho bikomeje kwigaragaza, yaba muri localité Kahira, localité Kalungu, localité Burungu, naho ndaza kuvuga muri icyo gice, localité Mutobo, localité Busiye Kalonge na localité Tunda Rubari. Na hantu hamaje kubonekamo infiltration za Wazalendo, baba bari kuva kwa Kagiri, yaba bari kuva kwa Jean Marie, ndetse n'utundi twagiye twihisha aho ngaho mu nsina. Byitwaye gute rero, bimeze gute rero bantu bacu? Uko byitwaye nuko bimeze kugeza amagingo yangaya. Reka ntangirire iwacu Itambi. Wazalendo babana na General autoproclame interahamwe yitwa Inyasi. Ni interahamwe, nzajya mbivuga ko ari interahamwe kuko niyo yaba n'abandi barabizi. Yarabeshya avuga ko iwaba ari Igomba, arongera avuga ko iwaba ari Gasura. Ntibahagira umurima, ntibahagira parcelle, nta nyirakuru hashyinguye, nta sekuru hashyinguye, nta nyirasenge hagira, nta muyomba wahagira. Ngiye nyambwira abantu kugira ngo tujye tukwemera yuko uri umukongomani, ujuze utubwire mwari mutuye he, umurima wanyu nuwuhe? Buriya bari abana bamaze imyaka 30 mu Rwanda, muri Uganda, muri Amerika barahunze.
azaza kubwira ngo iwacu ni kwa Gashabi igahira n'urugero, azaza kubwira ngo iwacu ni mu Bashako hakurya y'Irushoti, ati twe twadikiranyije na runaka, sibyo? Nkanjye nzaza nkubwira ati umurima wacu Bishando turadikiranyije, twadikiranyije n'uwitwa Gafizi, twadikiranyije na Karori, aho bose nzaza mbakubwire, uzaza uhagere usange koko niko biri. Uzaza uvuga ati famiye yo kwa Babemba iri hehe, bazakubwira ngo runo rusisiro rwose ngo ni urw'Abajogo. Ko bizagenda bazakora ngiri imirima yabo yose, uzaza uhakane se ngo Bemba ngo ntabwo ari uwa hariya. Apollo ariko Apollo ibyo muri gukora birabagaruka. Abo bana bagaba bo kwa Ntawugira neza, abo ba Mombi bo kwa Habyarimana, sibyo? Nka Mombi ndamuzi, twari duturanye gutya inzu ku yindi, twaranamushingiye umukobwa Nyiramacece niko turi, Nyiramacece koko nawe uri gushigikira umugabo wawe iyo ari gufatanya n'izo ntera hamwe ukamushyigikira ukamugaburira. Umugore wa Gaburiyeli, abo bana bawe ufite abana babiri bari kumwe na Bayinyasi, abo bana uri kubashyigikira mu bikinye niho ndi kubwira. Abo bandi niba ari bo kwa Gaparata, ibyo murimo ni ibiki? Niba ari Bera, muve muri ubwo bujiji, muve muri ubwo bugoryi. Abo muri kuza kwica mukabikora hari yitambi, mwebwe ko mufite imiryango, mwebwe bibabayeho mwakwishima. Kwa ruko Alliance Fleuve Congo babara ko icyaha ari gatoze la faute individuelle, namwe nimufite imiryango aho ngaho, ugaba kuza kwica ukica umuryango wacu, ukica abantu bangana gutyo. Umugore wawe arahari, si umukobwa wa Fizi, abana bawe barahari, bashiki bawe barahari, mwene nyokomana arahari, isuku karasa nihari. Ubu wowe ari ukuvuga ngo umuntu ibyo mukora umuntu abibiture, ntiyabibitura. Maombi uracyafatanya nabo ngabo. Umuryango wawe ni Inyasi, ni wari urwaye ndabizi, amakuru ndayafite. Maombi baraje bica umwishwa wawe n'umwuzukuru, ni wari uri muri izo ngegera. Kuki ugikomeje kuza ukaza guteza ibibazo? Nyiramacece inzu arimo ni yande, si yacu? Atubereye no mu nzu ariko akatuzanira izo ngegera. Inzu arimo ni yande, si yacu? Mumbereye mu nzu tena muze kwica n'imiryango yacu sha. We Keba, hari igihe mbivuga mukagira ngo ndishimye. Inzu yawe barayitwitse hejuru yuko mwishe imiryango y'abandi. Urazuza mu yacu ariko uracyari muri ubwo bugoryi. Mumbabare ntabwo mba ntukanye, ariko uwo nguwo baje kwica abantu bitambi arwaye iyo yepfo kwa Inyasi. Reka mbibabwire, nawe wenda yagombaga kuza. Akimana yararwariye i Masisi, yabanaga na Apollo. Muri kwa kurwara kwe agiye kumva yumva umwana w'imfura wa mushikiye witwa Vastina, donc mushikiye witwa Vastina afite umugabo w'umudirecteur w'inyabura. Umwana wa mushikiye baraza baramwica, bamwicana nakuzukuru kabo. Abantu hejuru kugira umujinya baravuga ati inzu z'abantu Bazalendo reka tuye kuzitwika. Inzu ya Mombi baragenda barayitwika. Umugore w'iyo yarari araza buri inzu yo kubamo, aza kuba mu nzu yacu. Bunari mu nzu yacu. Ariko none ikintu kibabaje nuko we n'abandi bagore bari aho ngo bafite imiryango iri muri Wazalendo barabatekera, bakavugana nabo bakabahereza amakuru, bakababwira ati ngo M23 ngo izamutse, ngo igiye kugasura, ngo igiye mu Bigogwe, ngo Roko Defense zigigahira, namwe ni muze. Bakaza bakarya bakabarongora, ubundi bakagira ute bakongera bagasubirayo. Bari abagore se bo tubashyigikire? Bari abagore bizagenda gute ko nabo bakomeje kuba ikibazo? Bakomeje kuba ikibazo. Ntabwo bashaka kugira ngo banasensibilize abagabo babo, bababwira ati ni muveyo, cyangwa hagera mu ati singuha. Urumva ko nayo ma infiltration mbibanjirije hariya bari kwinfiltra bakaza ndetse bagakora ibikorwa bibi. Ejo bundi hari umuganga wa hariya itambi bajyanye bita bamwita Zayirwa, baramutwaye. Ubu ngubu ari kwa Apollo
ari mu ndake ari kurya inkoni, bamuciye amadolari 1500, umuryango wijyana 500, bananga ngo paka beneje amadolari 1500 ngo bashakishe kwa Apollo. Iyo ni kidnapping, Apollo aracyakidnapa. Ibyo nibyo ndi kubibabwira rwose, ni ibintu bigaragara, abantu bose barabizi. Abandi ahantu bita za nani za hakurya ya za Mpanamo naho hongeye kubonekamo infiltration muri izo nsina munsi y'ahantu bita za Gishwati, za Buku, munsi ya za Karongi hakurya za Rubari. Hari kubonekamo Wazalendo bongeye kugaruka, bari kugeramo, ntabwo bari gushinga defense ariko bongeye kuboneka barimo abantu bahariya mu Bemenge. Hakurya za Butenderi na za Busakirwa uri kuva za Gahanga, muri ibyo bice za Gihanga ndetse n'ahandi, aho naho bongeye kugaragaramo. Hakuno muri Burungu ni muri lokalite Burungu, aho bita mu nteko ni hariya za Kibugu, haje kugaragaramo n'ubundi ngo Wazalendo uvuye ahantu bita ku Mugano, ku icumu ry'umugore, haje kubonekamo Wazalendo aho bita mu nteko, ahari kwa Rimasi kwa Burege, ndetse no kwa Nyirabutondo ugiye kumanuka hariya kuri Bushenge hasi ngo baje kuhaboneka, nabo bari gutega abantu baranahamburira bagiye kwinjira, kuko hari inzira izamutse iciye mu gikuyu cyo hejuru kwa Saduro ho bita muri Kowete, baje kuhagaragara. Ayo nama infiltration ngende kubivuga, sinzi ikibasha gukorwa. Uri kumva ko bongeye kuviye po za Gise za Ruhinzi bakajya bakikira defense za M23, noneho bakaza bakabasha kwinjira umwungu kugira ngo batangire gukoramo ibikorwa by'ubwicanyi. Hari umusaza witwa Simoni baramwishe mu minsi yatambutse, ushobora kumva bamaze kugira za Kibirwa, bageze za Rushangi. Ibyo ndi kubabwira ibintu rwose bari kugenda bagakora ama operation iyo bita kamba bakagenda bacengera bakabasha kwinjira mu giturage, sibyo? Ibyo nibyo ndi kubabwira ati infiltration zabo zongeye kugaragara. Hari kandi gasisiro ko hakurya hano bita Imatovu naho bambwiye ko bongeye kuhagaragara, bahita munsi ya Rubari, hano uvuye hano harimo urutare mu Gishwa, ntabwo ari mu Gishwati, ahantu harimo urutare gutyo umanuka ukagera muri ako gasisiro ukagera kuri Rushoga ukazamuka uri kugera Imatovu, aho ngaho bongeye kuhagaragara. Uri kumva yuko ni ibintu bisaba kugira ngo sinzi icyo Alliance Fleuve Congo iza gukora, ariko noneho muri kwa kundi muri bwa buryo bari kuza bafite abantu bari kubahamagara bakababwira bati aha naha harimo abasirikare ba M23 umubare OTAN, haraba naba mwebwe ni muze haraba, kuba ko bafite abantu bari kubahereza amakuru. Abantu bari kubahereza amakuru, sinzi ko Alliance Fleuve Congo Armée Révolutionnaire Congolaise baza kongera imbaraga mwiperereza muri biriya bice, uko barababwira ati ku Gasura wenda hari defense, Gasheberi hari defense, Gahanga hari defense, Umuheto hari defense, ati ahubwo abo murajya mwasanga cyane ni babandi bari gucunga abashefu babashefu babashyizweho na Alliance Fleuve Congo, abaturage bashyizeho ati nibo bahari, noneho donc nibo bari kugaragara, bari gucunga na defense, bakaza bagatanga amakuru, noneho bakaza bakemfilitra. Uri kumva yuko ni ikibazo gikomeye, gende kukivuga, ni ikibazo gikomeye kandi ni ikibazo kigomba kwigwaho. Ntabwo ndibuze gutinda kubijyanye n'imirwano n'ubundi iri kubera hariya mu nkengero za Gatoyi, kuko ndaza kwikurikirana neza menye uko ubungubu byitwaye. Wenda mfite amakuru ariko ntabasha kugira ngo nyasobanure mu buryo bwuzuye, kuko ndaza kugira ngo inze kubisobanura maze kuyakusanya neza, wenda mu kindi kiganiro makuru kiri buze kuza mu kanya mbabwira uko byitwaye hariya, mbasobanurira mbabwira uburyo byitwaye n'uburyo ibintu bigomba kugira ute amakuru ari hariya kuri iriya mirwano, nkaza nkayibasobanurira nkababwira ati muri Gatoyi bimeze gutya na gutya, aha naha bimeze gutya na gutya. Ibyo byose namara kwibasobanurira mukaza namwe mukabimenya. Reka mbifurize rero gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibanira namwe. Ndabona n'aka message bambwira ko muri territoire ya Rucuro
naho hari ikintu kitameze neza, naho turaza kubigarukaho tureba ni ibiki bitameze neza hariya muri teritwari ya Rucuro. Ese Dominique Ndaruhutse yaba yakomeje guhangana se n'uriya defanderi? Yayimeze ute se? Intare za Sarambwe operation zo zaziri kwakorera zo zaba zimeze gute? Ibyo ngibyo byose rero ni bimwe mu byo turi buze n'ubundi kuza kurebera hamwe, ni bimwe mu byo ndibuze kuyabashakira ubundi mukayabonera ku gihe. Mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga Uwiteka akomeze kwibanira.